Imana ntirobanura ku butoni kandi ntagijya yitiranya amazina abagutega iminsi ngo uzapfa rubi bazabitegereza babibure kuko ivuze ngo baho ntibivuze ngo pfa dore izafata mpiri byishyira hejuru imivumo y'abakwanga ntizagufata kuko bavuma rimwe igakuba kabiri ikaguha umugisha nyiricyubahiro ni mu mwongera ikindi. Ubwo mbwira abantu bavuga ngo ibyo bibaza ngo se koko ibyo bintu byamubayeho, ndakubwira ukuri manitse ikiganza wowe undeba cyangwa unyumva, ibyo mvuga biroroshye kuruta ibyambayeho. Hari ibyambayeho ntavuga do, ndakurahiye nihwereye. Nyuma y'ibyo mvuga abantu bumva byaba bitaranabayeho, inyuma yabyo hari ibindi ntashobora kuvuga, sinanatinye kubivuga, nabonye atari ngombwa nanabivuga. Ntakirirwa mvuga ku buryo mvuga ati ibi nzabipfane naho naramabuye, niho mba naho nabaga n'ubundi niho nagumye. Buryo ushaka kurinda ubuhamya ugumaho wari uri ntuhunga. Buryo nubona umuntu aceremba ngavuye hajya nabarakana kwepa. Gerera aho byabereye n'undi rongo w'umupira urenge niho urengurirwa, ni naho nyiri niho warengeye, niho warenguriwe, aho amakosa yakorewe niho yakosokeye, aho nagiriye ibibazo ni naho naboneye ibisubizo. Naho ni nayo mpamvu jewe ku bwanjye mba nsaba Imana ngo muntu wababaye aho wababariye Imana izagutabariraho, abakubonye uri imbabare bazakubona uri n'undi muntu utari imbabare. Kuko nje nta mibare nzi, sinanize bavandimwe mu nkuriki, ariko nimba ntanze urugero runyerekeyeho byonyine niyo nahera kuri icyo nkavuga ngo nkanjye utarize nkita ntekereza n'impamvu yabiteye. Nk'amafite umwana wize ku buryo bamukenera ati ngwino wigisha abandi bana imibare. Urumva icyo kintu cyonyine ngitekereje, nagitekereza umwanya munini, ariko nshatse kukumvisha ngo jewe message ntanga ni y'ibintu naciyemo, noneho niyo masomo niza. Iyo mbwira umuntu ngwira guhumurije humura ibiteye ubwoba birahari, ariko iminsi yawe yirabaze nta kizakuraho n'umunsi umwe. Ni ibintu mba nzi neza ko impamvu nguhumurije nkakubwira ngo ibiteye ubwoba birahari mba narahuye nabyo. Noneho n'umuntu avuga ngo ngewe ngo amaraso yanjye ngo nakorana naye ngo simwiyumvamo, umuntu ntiyagututse, umuntu ntiyakwimye icyo wamusabye, nturanamubona umwanga gute? Abo ni abazimu n'abadayimoni bakurimo, ariko wowe nabo muzaruhira ubusa. Ngo karya kagabo singakunda ngo nanga, mbese ukibaza ariko wanga umuntu utaragize icyo gutwara, wowe wumva wowe uriho, ahubwo ni Satani uriho muri wowe. Ariko icyo gihe bimbwiraga ameze nk'unyihanaho, hari indi ndirimbo naririmbye ngo arayikunda, none ashaka ukuntu ari bukunde iyo ndirimbo akayifatanya n'urwanga asanzwe anyanga, abona ntibikunda arabanza nsaba imbabazi. Arambwira ati nategaga indirimbo zawe amatwi nkumva ndakwanze, ati nkumva umuntu utagira imbabazi, ati ufite nk'abantu wijunditse, ariko atarambona, ahamboneye ngo yumvishe ukuntu nganira atari kuzi ko uri n'umwana mwiza. Ibaze igihe yaramaze atazi ko ndi umwana mwiza, anyangira ubusa kubera ikintu cyari kimurimo cyitwa nde Satani n'abadayimoni. Nuwo uwo muntu kuko umwuka w'Imana utabangikana n'uwa Satani aba yararitswemo na Satani, akagenda n'urwango, hakaba hari umuntu kukwangira ukureshya, hari umuntu wakwangira ukusa, ntiwiremye nawe ntiyiremye, nta n'umuntu wihitiyemo kwamera. Kumva rero umuntu abigira impamvu yo kwanga Tewe cyangwa kwanga runaka, Karori na Korode na Marigarita, kuko babonye ngo ukumva ngo utabiyumvamo, si wowe, ni Satani uba muri wowe. Sinabayikorera nibo batuzengereza, isi n'abayikorera nibo badutesha umutwe, isi n'abayikorera nibo batugendaho. Uzangenda ugeze ryari kaho njya atari hafa, jewe navuye kure kandi ndagana kure, utanitafuta marangapi ayayaya bazaruhira ubusa bizagusiga uhagaze, bazaruhira ubusa
bizagusiga uhagaze. Suje cyane ndi Jean Chrysostome Habana bakize, mbifurije amahoro y'Imana mu kiganiro turi kumwe n'umuhanzi ukunzwe muri iki gihugu cyacu ndetse no mu bindi bihugu bitandukanye, n'umuhanzi Theo bose babireba mu buryo burambuye. Turi buze kuganira ku buryo bwimbitse ni byinshi, nifuza yuko nibura abantu benshi baza kugenda basobanukirwa kuri we nyir'ubwite. Uyu munsi ni Theo turi kumwe live. Reka mbanze muhe umwanya muto cyane mbere yuko dutangira araza kudufasha rwose. Buri abahanzi kenshi ikintu kigaragaza cyangwa se kinagaragaza umuhanzi turi kumwe mubanza kumva ijwi rye, ariko none hakaza no kubibwira mu buryo busanzwe. Theo uradufasha dutangirane nawe tuganira mu buryo busanzwe burambuye, ubundi tuze kwinjira mu kiganiro, ariko abantu babanje kumva ijwi ryawe mu buryo bw'imiririmbire ndetse n'amazina yawe muri rusange. Jewe nk'umuririmbyi ntekereza ko wenda abantu benshi baranzi, ndetse ndanabihamya ko abenshi banzi, ariko nanone kwibwira n'uwaba utanzi ntago ari ikosa. Ikindi birashoboka ko waba ari ubwa mbere uje kuri iyi kamera cyangwa se kuri iyi channel, nawe ngo hayikaze nimba uje ari ubwa mbere, ubwo turahahuriye nanjye n'ubwa mbere mpaje. Nitwa Uwiringiyimana Theogene, bakunda kunyita Theo bose babireba. Nkaba ndi umuririmbyi uririmba indirimbo zo guhimbaza Imana cyangwa zaririmbiwe Imana. Ndi umukristo kuko hari abantu baririmba indirimbo zaririmbiwe Imana cyangwa zihimbaza Imana atari abakristo, bakaziririmba gusa cyangwa nyine kumva bimujemo. Barahari benshi asanzwe aririmba izisanzwe akavuga ati reka ndirimbe n'indirimbo z'Imana, cyangwa akaba ari n'umukristo, nabyo birashoboka, ariko ataririmba iza gikristo. Ngira ngo si ndumva bisobanutse ibyo mvuga. Njyewe rero ndi umukristo, mfite n'itorero mbarizwamo mu matorero ari mu Rwanda. Mbarizwa mu itorero rya ADPR. Mbarizwa rero mu mujyi wa Kigali, ubwo ni mu rurembo rw'umujyi wa Kigali, mu itorero rya Kicukiro Shere, ariyo paruwase Kicukiro Shere. Nkabarizwa aho ngaho ku Kicukiro. N'ubundi mirimo nkora muri urwo rusengero no kuririmba no kwitabira amateraniro mu gihe mpari. Nkaba no mu byumba by'amasengesho bihabera, n'utundi serivisi tubamo, wenda ugasanga arimo nk'agaparite k'abagabo, hakabaho imigoroba yo kuramya no guhimbaza. Urumva hose nahabura ndi umuririmbyi. Ndashima Imana rero konje kuri iyi channel Yitwa Ayo TV Live. Ayo TV Live. Ndabishimira Imana n'ubwa mbere mpaje. Rero ibijyanye na gospel yo mu Rwanda, mu by'ukuri navuga ngo 100% dutera imbere, ntabwo dusubira inyuma, ariko nanone hagenda hazamo impinduka. Ubona yuko abantu babyiganira kubigira ibizungu kuruta kubigira ibinyafurika. Abyumvise? Muri gospel abantu baharanira ko ibyo bakora muri gospel byaba ibizungu cyane kuruta kuba ibinyafurika. Iri ni ijambo mvuze, ari ibintu maze iminsi ntekereza. Niyo ukurikije imiririmbire ya kera, wenda uko abantu baririmbaga, imyandikire yabo, message batangaga, n'imiririmbire y'ubu, wumva ko imiririmbire y'ubu irisanisha ku bazungu cyane, agashaka kuririmba Yesu nk'uko umunyamerika yabikoze, bagashaka kwitwara byose na muzika. Ariko nkabona bari gutakaza umwimerere w'iki wa Afurika. Hakubiyemo n'ivuga butumwa ryose n'abapasiteri n'iki. Ariko njye ndivugira ku byo nkora, kuko iby'abashumba by'aba evangeliste ntago bindeba kubivugaho. Ariko nanone 80% nabo bashaka kwitwara ukundi. Urabyumva? Umuntu arajya kuri YouTube akabanza akareba ngo bitwa ba Bushiri, ngo bitwa bande, uburyo bakora, ukuntu bakora ibitangaza, akajya kwa Afrika nawe akagerageza. Bambireba. Hari n'umuntu umwe nagereye mu rusengero rwari i Burundi, duteranayo, burangije harimo umukristo we basenganaga, adushyira mu modoka ajya kutwakira. Tugeze ahantu twarimo dufungura rwose ku kiyaga cya Tanganyika, ubwo urumva ko ari Burundi. Numva aravuze ngo ikintu nkundiri wawe, ngo ibintu byawe ngo wabyubatse nka Bushiri wo muri South Africa.
nicyo kintu yamubwiye ngo uko batangira ngo uko bakora ngo buri kintu cyose ngo nicyo gituma ngo riho ngo nsengeri wawe ngo ubona ko atari ibintu nyine ngo bimeze nk'ibyo tumenyereye none ugahita wumva ntago abantu bashaka umwimerere wabo wenda uhita wibaza umuntu ko ari umurundi cyangwa ari umunyarwanda iyo yirefera kuri Bushiri abazi Bushiri we yarireferaga kuri inde hanyuma se gukora ibintu nk'undi hanyuma ukavuga ngo Imana iba yaragutumye ikakubwira ngo uzakore nka runaka wenda ujye ukora imigenzo nk'iye bimere gutya wenda nk'aho ari itorero ryakubyaye kandi uvuga ngo ni viziyo yawe ni ibintu byawe by'iyerekwa ryawe mbona nyine abantu ntibashaka gusa nkabo umuntu arashaka kubaho jewe ndabivuga ubu ngubu watuma mvuga ibintu byinshi n'umuntu uzakurikira iki kiganiro nyine agiye kumva ikiganiro cyanjye na Jacques Chrysostome ni umwimerere wa nyine ubwite hanyuma no mu baririmbyi dufite ntago natinya kubivuga kuko mbona nzabivuga kenshi muratumirwa nk'ahantu ukabona ntago ashaka kwitwara nk'umukristo ahubwo arashaka kwitwara nk'umusitari w'isi nituvuga w'isi twese turi mu isi ariko tuzi ko hariho n'ibyo twita indirimbo nimba turi muri gospel tuvuga ko hariho indirimbo z'Imana n'iz'isi none imyitwarire y'abaririmbyi baririmba ngo saa moya ubwo ntanze urugero kuko wenda ubiririmba ni umunyarwanda baranamuzi babaririmbyi wenda tuvuge baririmba nk'aba Jose Chameleone buryo bitwara ubwo ngiye no mu Bugande mu bavandimwe ba Diamond se biririmbira ibintu byabo ngo bya jejeje kuko indirimbo zica ku mateleviziyo ukayireba ntiwazimya televiziyo ngo kuko wajemo ngo jejejeje urabyihorera bikarangira ukabona bashyizemo n'undi bakazanamo n'undi uhimbaza Imana cyangwa nyine tubinabireke kubisobanura cyane suko abo tubwire batumva ariko nimba umuntu ari umukozi w'Imana bakamutumira kuririmba maze kubibonana abaririmbyi barenze umwe hanyuma kaza ahantu mu bakristo bene data bashiki be mu buryo bw'umwuka bateye intebe z'abakozi b'Imana bari bwicaremo hari abashumba hari abarevera hari abakaridinare bakubashye baje kugutega amatwi wowe muririmbyi hanyuma uraje wubatse ibintu ugumye mu modoka uvuye mu modoka ruko bakwakiriye kuri stage ugeze kuri stage nta no kubwira abantu ngo mwaramutse cyangwa mwiriwe wisutera indirimbo nyine abantu bakwakiriye mu ndirimbo birangiye nta no kubabwira ngo murakoze usubiye mu modoka nta n'umuntu musuhuzanyije ibyo bintu ntago ari ibigospel ni ibindi bintu biri muri gospel cyangwa biri kwaduka je nziko dukizwa nziko dutozwa gukorera Imana nkanjye nahereye muri za Sunday school mva mujya muri korali y'urubyiruko nkomeza kugira favor mu byo kuririmba korali zikajya zingura zikankuramo bakantereta tuzizire mu yacu kuko bumva hari akantu nagera y'abandi ati wazaje bigeze no kungura amafaranga bitera n'impaka turayasubiza nje naragurishijwe cyangwa naraguzwe nk'uko bagura abakinnyi mu mupira bakavuga ati turamukura muri Kiyovu tumujyane muri APRFC naraguzwe kandi ntabwo njya mbeshya nta n'igitangaje nari ntaranaririmba ngo menyekane naguzwe na korali yitwa abatowe na Yesu bankura mu yitwa abazumva impanda hano hirya ikinzovu nugire ngo ni kure hano Kabarore ni kera ntararirimba ku giti cyanjye ntararirimba indirimbo zanjye nkanjye nyiba mu makorali urumva rero byari bikaze ariko narayasubije barareze kwa pasiteri bansubiza mu yo narindimo ariko urumva nyine hariho akanyenyeri kaka ko naririmba akantu kabonaga mu bantu 50 umuntu avuga ati uriya tumugure tumuzane mu yacu sigari kanini nozwe ibyo by'umurimo w'Imana dusubira inyuma natojwe ko umukristo ni umukristo niyo ari umuririmbyi ni umukristo niyo ari icyamamare ni umukristo hakose nimba ahantu hicaye revera pasitore wasutsweho amavuta uyoboye amatorero tuvuge wenda reba ahantu ushobora gusanga nka bishop wo mu bangirikani sibyo yicaye bamutereye intebe wowe ururuswende reka mbare nako mvuga mu mvugo imeze nko kubigaya utaranatunga n'umugore cyangwa umugabo ukiri inkumi cyangwa umusore kuko wamamaye wagize sigisa abantu bagukomera amashyi bakwemera bakumva banaguterera y'intebe ukanga kuyicaramo mbese ntiwegerana n'abantu
uraririmba nta muntu ugomba kugukoraho. Umuntu umwe yabivugiyeho n'ibintu biheruka kuba muri iyi si y'Imana. Umuntu umwe yaravuze ngo ariko ngo nk'umuntu uza ngo abantu bamwishimiye ngo akagenda nta n'umusuhuje ngo akagenda nta n'umubonye ngo bategereje ko tuzabakoraho bapfuye. Ibaza aho umuntu w'umukristo ababara kuri urwo rwego. Gusa urumva rimwe abantu batazisanga ahubwo bafite imivumo. Rero gospel y'iki gihe irimo no kuzanamo utuntu nyine tw'ubwibone no kwishyira hejuru no kubigira ibizungu, kubigira ibisitare cyane, sinkorwaho, simvugana, simbonana, ntago ari byo. Jewe ndyoherwa iyo umuntu ahurudutse hariya babakecuru bagendera no kutubanda akaguhobera akakubwira ngo mwana wanjye, akajya baza ngo niwe watanakureba neza. Niyumvamo ikindi kintu nimba hari ibintu biryoshye n'ibyo, ariko ibyo bintu bari kubitakaza. N'imyambarire abantu bashaka, arashaka yambare nk'uko Arakeri yambara. Arakeri wewe ndango ntagezweho, numvishe ko yagize n'ibibazo. Arashaka kumera nka Chris Brown, arashaka kuza ameze nk'abandi bose nyine, ubwo tubyiwerere atanakorwaho. Yanashyiraho tatuwaje, urebye nabi yayikubita wenda agahita ashyiraho ngo Yezu Kristo, kandi wenda wose umuco w'Abanyarwanda cyangwa w'Ibinyafurika. Ibyo ni ibizungu. Reka mbareba, usibye ko ibintu by'agakiza nyine abantu babaye free, bakaba freedom nyine nta n'uwakubuza, ariko hari ahantu ubona ko warengereye iby'ijambo ry'Imana. Noneho bashaka gucukumbura amateka ngo babyubikeho ibindi bintu babyorose, berekane ko nyine turi mu kindi gihe, ariko nta gihe gikwiye kuduhindura. Ahubwo nitwe dukwiye guhindura ibi. Igihe cyaza ari kibi tukakibamo neza duhanganye, kuko twamenyereye n'ibindi bihe. Uhindaguye ntago ari byo. Gospel yanyu rero cyangwa yacu nanjye ndimo nuko imeze. Hari n'ibyo ngira ngo nagira ubwiru ntavuga. Mu rwego rwo kwanga kwa kumera nko kwataka abantu, ariko ntago ari byo. Nukuri gospel hano itera imbere. Ubwo ndavuga mu kuririmba. Abantu bari kwiga muzika, bakajya ku nyundo, bakiga amajwi, akaza akakuririmbira neza. Urumva? Ariko watega amatwi ukumva ni ibintu bisaba kumvwa n'abiki gihe nyine. Bakecuru n'abasaza dufite ntiyakumva ibyo ari byo. Nyine ni ibizungu. Ejo bundi nari mu masengesho ndi kumwe n'umupasiteri yitwa Semajeye, ateraga korasi, arangije aravuga Imana imbabarire, nawe nabyumva kumva bimubangamiye, azambabarire, mvuze ibintu yavuze atarabintumye. Noneho aravuga ngo ako gakorasi ngo ni tumwe twa kera, ngo agakiza kakirimo umwimerere, ngo naho ubu ngubu ngo haje ibindi, none atabyigana ngo ngo wahamba nati. Noneho aravuga ati ibyo ugira ngo hari umukecuru habishobora ngo arabyiga. None mpita mbona bya bintu njya nibazaho n'abandi babyibazaho. Uwo ni umushumba uyoboye amatorero, ni umuntu w'umuvugabutumwa, nanjye nabayeho ndirimba ariho bivuga ngo aranazwi. Semajeri uramuzi, wo wa Musanze, ukunda kubwiriza asetsa abantu ariko akakubwiriramo ijambo ry'Imana. Ndanamukunda cyane, ahantu ari ndamusuhuje. Ni byiza rero yuko dushima iterambere ryabyo, ariko tukananenga ibyo byiherekesheje n'imyambarire. Uca mu bihugu byinshi cyane, wagiye mu bihugu bitandukanye. Udufashe umbwire nk'ibihugu umaze kugeramo kubera gospel. Kubera gospel? Ibihugu byose nagiyemo bitari u Rwanda najyanywe no kubera umurimo w'Imana. Kari byinshi. Banza ubare ko East Africa yose nayigiyemo. Hari umuntu ushaka kubukurikiye ariko akaba ari mu East Africa, tuvuge nk'umuntu wa Gatoro wenda ntuhazi, ariko akaba atazi East Africa. Ariko ejo numvishe muvuga ngo hari ahantu ngo hitwa Isakara. Isakara ni hejuru. Nanjye na hano turi bwo n'abantu bahita bamenya ko ndi hafi yaho mvuga. Nanjye nzi n'ahantu hitwa Rwasaburo, nzi n'ahantu hitwa Ikarama, igishanga cya Rwasaburo ndakizi, najyaga mpaca kera, ariko ari abantu ngiye kureba yo b'abavandimwe. Hanyuma navuga ngo ibihugu nagiyemo, nagiye mu Burundi, njya mu Bugande, njya Tanzania, njya muri Kenya,
njya muri Congo, njya muri Sudani, ubwo ntibibaye nka 6. Njya Malawi, njya Zambia, njya Mozambique. Hanyuma aho ni ahantu nageraga nkaharara nkarya nkanywa. Ntago ndava muri Afurika, nta gihugu cy'Iburayi ndajyamo cyangwa Amerika n'undi mugabane. Hanyuma ariko iyo ugenda kuko nko mu ndege ukora za transit, hari igihe wisanga uri Afurika y'Epfo ukamara nk'amasaha 9. Iyo uri umuntu usobanutse ushobora hari n'igihe babaha amahirwe yo kugera aho mugera ugatembera ucungana n'amasaha y'indege nyine, bitewe n'abo muri kumwe mugatembera. Hanyuma naciye no muri Ethiopia, nabyo mbibara nk'ibihugu nagiyemo kuko nahageze nkaharya nkahanywa nkakomeza, ako nta butumire bwaho nari mfite. Wasanze rero gospel yahiteye iti ibyo bihugu byo bagiye ucamo ku buryo uvuga uti iki gihugu nakigezemo n'u Rwanda biratandukanye, bo bari ku rwego runuru? Ubwo nagiye ndeba n'uburyo bayiha agaciro. Hari ikintu kimwe ndi bukubwire kandi nucyumva urabyihanganira. Ibihugu byose nagiyemo nabaga natumiwe n'Abanyarwanda, hanyuma Abanyarwanda ahantu hose bari bitwara nk'Abanyarwanda. Hanyuma iyo hatinze ubona n'iby'abanyamahanga baho, ariko urumva ibyo ubona cyane. Ubundi gihe nkunda ukuri, ntago nzi kwirarira ngo ngerekeho utundi tuntu, kuko no kuba narahagiye nanjye numva ari n'inzozi. Nagiyeyo gute nkurikije amateka yanjye kavukire, mbona bitari gushoboka, ariko kubera Imana akagaka ngatindeho mu byo yakwandikiye cyangwa mu byo yaguteganyirije mu mugambi wayo, ikabibizi neza kuzajya mu Mozambique ukahamara ukwezi, ukajya mu ntara zitandukanye. Nka Malawi navuyeyo nsigaye nitegera nkijyana nkajya aho nshaka. Nagiye mu ntara nyinshi za Malawi, nagiye na Mozambique nzi henshi kuko nakoze mu rugendo rwo ku butaka, ngenda ndara ahantu hatandukanye, ariko ngiye mu murimo w'Imana. Ubundi ni byiza, baravuze ngo akanyoni katagurutse ntikamenya iyo bweze, ariko kubera ko umuco w'Abanyarwanda ari wo wabaga wampamagaye, imyitwarire yabo n'ubundi bari Kinyarwanda. Ariko nko muri Kenya gospel yaho umuririmbyi waho umeze nka Theo bose babireba, bemera mu rusengero bagakomera amashyi, bakaba waririmba nyine ugatumirwa abantu bagahurura. Abafite tentire mu mutwe y'umutuku cyangwa umweru ni uburenganzira bwe, ashobora kuba afite iherena ku zuru no ku gutwi kandi ari umugabo. Wabyumvishe? Iyo ni gospel. Kusetse baranamutumiye i Kigali mu gikombe, bari gutanga ibihembo bya Groove Award, batumira umunyakenya aza afitemo tentire y'umweru n'iherena cyane rwose ritoboye rya bling riblinga. Ari n'umugabo mukuru utagira ngo wenda yari umusore, ngo wenda n'iby'abasore, ubona kakuze ashobora kuba afite n'urugo. Iyo ni gospel yo muri Kenya, umwe mubona abonye w'umunyakenya n'amaso yawe. Byabereye hano muri Serena. Ibyo ntago ari ibyakuri. Ndareba nanjye navuga ati Kenya. Rimwe bantumira Gisenyi ahantu bita kuri Gacuba, batumira umutanzania witwa Christopher. Abantu bazajya kuri YouTube bamurebe, mukore publicité, n'umuririmbyi mwiza cyane w'umugabo. Baramutumira araririmba, niwe waririmbye ngo Elia ngakamwaga magi sinzi n'ibindi muzayumva. Noneho tugiye muri hoteli tuganira, arambaza ngo umaze igihe kingana icyo uririmba. Ndamubwira, arambwira ngo none se ngo uko nabonye abantu urumva nibwo nayo ngisohora kubita utababarira. Ni 2017 kubita utababarira. Arebye ukuntu abantu basariye bicu, dutashya arambaza ati ni gute uri umusitari gutya ukaba utambaye nk'amashenete, nkaba nabona mu ijosi harimo wenda mu byita imikufu, niyo mashanete n'amagurumete, hatudafite nk'impeta ku ntoki zose, tamaherena. Ati bibaho se? Bivuga ngo nawe yabonye abameze nko kuri urwo rwego ariko bakwiye kumera. Nawe yari yambaye shenete ariko ubona atabikabye. None yumvaga ngo nge nshobora kuba nikoreye nk'umuzigo w'amashanete nka 6 biri ubona baba bambaye ba Diamond
wenda meze ukuntu nyine kubera nyine ubwo mbese nteye ubwoba ndi umusitari habona nimereye gutya usibye impeta y'isezerano nari nambaye uyu munsi sinanayambaye urumva wantunguye ariko ndayifite iyo mvuze ku kintu nanagisobanura cyane ariko icyo nenda kukubwira iyi niyo yonyine nari nambaye aratangara urumva amenyereye abashyiramo tentire abogosha inyogosho zikasa ukuntu abona ndi umuntu w'umuturage haravuga ati umuntu w'umuturage nk'uyuse bamwemera gute urumva rero ko umuco wacu utandukanye n'uwahandi none nubwo abantu bagenda bashaka kwangiza uwacu bawugira uwahandi ariko Imana izafasha yagera basigarana umuco mu bya gikristo muri gospel yacu numbura umukristo cyane cyane wena nkatwe n'itorero ryacu nta kindi kintu ryemera ugomba kuba umeze nk'uko Imana yakuremye ntago bakunda ibintu by'imirimbo nje kandi ndabikunda mbona nibwo ubwiza bwawe niko bukwiye kumera kwimadikaho ibintu no kwiyongeraho ni byiza kuko ubona wabaye undi ariko ntuburiwe uburu utariwe nasi ufashe ingoyi zawe ukongeraho izindi nyine ukureba izo ngo Imana yarazikuremanye nawe ari kugibona ariko se jewe ugira ngo njewe ntago nahagarara ngo mbirwanye ahubwo simbikunda ntago ari umuco wacu ubyutse mu gitondo ugahura n'abadamu bitandiye hano bose bipfutse muri wowe mu Rwanda bitavuga utaba nabaki n'abasilamukazi kuko tuzi ko abasilamukazi umuco wabo ari uwo yego iyo uhuye ugiye mu rusengero ukabona abantu bateze ibitambaro bafite imisatsi ya naturelle niyo waba utasomye amagambo uravuga uti iyi ni ADPR yego ubonyemo umuntu wadefirije akaba afite iherena ritendera rigera hano irindi na kuzuru n'iki na zanzara bongeraho nk'imirimbo uravuga ati uyu si umwadeperi none nimba ibintu bifite icyo bisa nacyo dukwiye kumenya ngo gospel mu Rwanda city ikaba ari imwe so Theo ngira ngo icyo uvuze cyo ni nuko ariko noneho nk'ubu wakubonye Tanzania ni Tanzania mwahuriye twahuriye mu Rwanda ubwo yavuye Tanzania aratangara kuntu naba nafite nk'amaherena 3 ku gutwi kandi abona bankomera amashyi banyemera Tanzania kubera murana naba baroza muhando n'abaririmbyi baho kenshi insengero zaho nagiyemo nabwo zabaga birimo mucanganyiko bicanze ari abantu nundi bumva ururimi rw'ikinyarwanda imico ari ikinyarwanda ariko abatanzania nabo nyine bafite imico yabo cyo nzi cyo nuko uyu barebye baramya mu buryo bwa speed mbese nungo gospel yaho mu buryo bwo kuririmba ibyo bakunda ubona mu mico yabo ni vuba vuba ariko iyo ugiye Burundi umuririmbyi baba bemera 100% n'ujyana gahoro Kasiro nibo baririmbyi bakomeye babi Burundi ushaka umuramyi mwiza cyane wamushakira i Burundi ariko guhimbaza ntagabaho babizwi cyane nk'abatanzania Tanzania ifite umwihariko Tanzania bitarimo kubyina guceza ntago babyumva mbese gospel yabo ni mwoto niyo mpamvu ubona Rosa afite ariko ntabwo yapfa kuri indirimbo igenda gahoro ngo kuri 2-3 niyo zikoze ntago kuri stage yazijyanayo kuri stage bitabangura ariko no mu Rwanda bimaze kugera guteze ndi kuvuga nyine tere kujya stage ya tere usanga abantu bafasha cyane yihuta yo kwihuta iyo byihuta uzarebe niyo tugeze no mu nsengero mu mwanya wo guhimbaza Imana n'umuntu aturuka ku ntebe inyuma akaza kubyina imbere ukabona umuntu avuye inyuma akaza gushimira Imana akabyina noneho uravuga agatega amaboko agashimira Imana ariko ushyizemo akagenda buhoro yanasinzira ukabona rero ko guhimbaza njye nibyo nkunda na cyane ko ari byo nkora bura nago wakora ibintu udakunda nanjye nkunda indirimbo zihuta ziri kuga speed zifite tempo inyaruka atari ibintu bigenda nizigenda buke nazikora niyo nzikoze bakunda kumbwira ngo ni nziza ariko ntabwo ari byo nkunda uyo nkunda guhimbaza kuruta kuramya nze kuri tere kuririmba iyo uhaye abantu amahirwe ngo bagusaba indirimbo 99% bansaba iza kera byamanaba ngombwa bakazivuga mu mazina jewe n'abantu banshimira
duhuye mwene umuntu akavuga ati ndagukunda ati ngo n'indirimbo zawe ahita akubwira ati zimwe za kera igeze kureka ndetse no kukureka niyo nabitekereza niyo nabikiranirwa ngo yibagirwe imirimo icyakora ndimo ndumva neza niyo gutabarwa hakuzi ko muzizi wewe Imana ni gutoranya nawe uzamutunga intoki abareba igihagararo satangara bumirwe bati Dawidi wari umushumba ubu ni ufite ijambo ako kanya bakubahe kuko Imana wemeye uri mwiza Mana awahebuje yewe nta muntu bitabera nuko bitinda kuza uri umuntu nk'abandi ntatandukaniro Imana ikwibutse none abantu bakwiyoberwa wakambara ukaberwa abantu bagukunda kuko iyo yaguhaye Imana nira abantu ahubwo mu isi yose uyubahira mwemera uko waba uri kose upfa kuyubaha ibindi bikureba wowe kemura icyo buriya rero ntabwo muzi icyo mpiga hano njyewe ndirimbye tukageza n'ejo naba ntaramara umubare w'indirimbo mfite ndashaka ko uwampaye mikoro mbwira umubare w'izo ndirimbo nkahitamo izo ndirimbo ariko sinazimara ubu se turirimbye ivuga ngo ibintu byose birashoboka kuko yakiranye Imana ibyo ubona byararenze ubwenge bwawe wowe Imana ipfa kubikwemera abatakwemera izabemeza Yesu uri umwami ntabwo tugipfuye ntacyo tubaye dukomere Imana amashyi abiri hano turi kumwe biragoye kumenya indirimbo tumuha ya konseri niyo tuzatangamo nyinshi sibyo icyo nshaka nagira ngo mbumvishe ko hari n'izindi naririmba ukumva nayo nayishyiramo ubusa ndirimbye ngo n'uwadukuye mu butayu budatuwe uzi kurinda Mana we naho abarinzi barorera umudugudu wawurinda hari n'indi ivuga ngo soka imara inyota mutekace mwumva ubusa ndirimbye ngo iyo akubwiye kera niyo yongeye kuvuga ibyo yakubwiye byose izabikora izakuza muri twibaze kubikomanga ntuzibagirwe ko wahoze wicaye mu ivu aho twita ku cyavu hameze nk'ahavuye ukomeze wumve kandi ntago abakibara kuvuga ngo za kera azi ko n'uyu munsi naririmbye yaranazumvije ni ibigaragara ngo nshobora kuba nanjye naragiye mfatwa n'akantu ko guhindura kubera iki iby'amatwa gushyira bamwe muhura abantu bigeze gushaka no gutuma mpindura burundu biranga bambwira ngo zira ndirimbo zawe ngo amagambo abarimo none nashaka kuririmba atari nkayo naririmbaga nkumva ntibiryoshye nanjye nkumva sinkunze indirimbo yanjye natakajeho n'amafaranga ndongera ndanga bashaka kungira inama ngo nawe ngo gerageza noneho isi rero isi ni atari abo bansaba iza kera rero ni ibikwereka ko ibintu bya kera nyine byari byiza nanjye nyir'ubwite ndi hano n'ubu naririmba indirimbo n'aha nayihimba urumva ariko ugera nko muri studio kuri ubu bakagukosora noneho ngo hoya ngo ririmba gutya ngo ibyo bintu sinabicuranga ngo ntibicurangika ariko se nkibaza iza kera alubumu zigera kuri 5 indirimbo 50 zirenga ko byacurangikaga uyu munsi kuki bidacurangika
kuko nabo bashaka kwigana, arashaka gucuranga ibintu bimeze nka Samuel nk'uko nyine ibiriho. Oya, kera ntayishaka, noneho agasanga ibiriho ubu nuririmba nka kera ntibiri buvemo. Uko kutavamo rero kugakugururira, kuguhindurira message cyangwa imiririmbire. Urumva naragerageje nagiye na za Uganda, umuproducer akakubwira ngo ayo manota ni menshi, ngo iryo rikuremo. Noneho n'igihe umuntu akubwira amanota ngo ni menshi utazi umubare wayo, wowe ufite impano yo kuririmba iby'amanota utabizi, mugahangana mpaka kuririmbishije uko acuranga, wagera no kuba hano ugasanga nuko. Ariko kumva icyo yireferaho ni nk'indirimbo runaka igezweho muri iki gihe. Ariko icyo namaze kubona kimwe nuko mu bintu nakunze mu muziki noneho rusange harimo n'izaririmbwe n'abantu basanzwe n'izitari iz'Imana, nta ndirimbo ikundwa cyangwa ihararwa ngo igume iharawe igera higaceceka. Hakaba n'izibagirana burundu, hakabaho n'iziba zitagicurangwa ariko zigihari. Noneho rero ziba zigihari ni indirimbo zanditse neza kuruta kuririmba neza. Ngisubiramo cyo imyandikire myiza naho waririmba nabi, imyandikire irakuzura. Bivuga ngo kubuza umuziki ntabwo ari ukuwucuranga, ahubwo kuririmba mu muziki uko waba ucuranze kose nibyo bifite icyo byamarira abantu. Kuko reka nguhuruje, uko waba ucuranga kose neza ntiwacuranga umuziki wonyine utarimo ikindi kintu ngo abantu bawukunde. Ariko amagambo yonyine wayavuga atarimo n'umuziki bakayakunda. Wanyumvishe? Wanaririmbiraho nta muziki bagakunda ibyo waririmbye, kuko nabyo ni ukuririmba. Ariko ntiwacuranga umuziki wonyine utarimo amagambo ngo abantu bawukunde ngo ucurange ngo uyu muziki ni mwiza, nta kintu kindi yumvamo, nta message, ntaho biva ntaho bijya, ntacyo bimuteganyiriza, ntacyo bimwicira, ntacyo bimarira. Bivuga ngo nibahindura bareke guhindura imvugo, sinzi mba ari imvugo cyangwa mbese amagambo. Wenda bahindura umuziki ariko bareke imyandikire igume ari yayindi. Akoto mu ndirimbo yitwa Bazaruhira Ubusa, nyamunda kumva abantu benshi iyi ndirimbo bayitsaho cyane, niyo yiringi ubona ko abantu bose murajyana cyane. Ndashaka indirimbo wayihimbye byagenze binakunze wanaririmba agatera ushaka bakunda kwitsa ngo baza ako kantu baragakunze cyane, ariko tukagaruka gato cyane. Reka nkufashe, uravuze ngo ndirimbeho, reka ndirimba agatero kavuga ngo isi n'abayikorera nibo batuzengereza, isi n'abayikorera nibo badutesha umutwe, isi n'abayikorera nibo batugendaho, uzangenda ugeze ryari kaho njya atari hafa, jewe navuye kure kandi ndagana kure, utanitafuta marangapi, ayayaya bazaruhira ubusa bizagusiga uhagaze, bazaruhira ubusa bizagusiga uhagaze. Iyi ndirimbo ni igitekerezo nk'ibindi byose nagize, ariko mba ntekereza ko biba ari ibitekerezo by'umwuka, kuko ibintu nimba ari ibikristo ntabwo tuzabigira ibindi bintu. Ni ukuvuga ngo umwuka wera yarangendereye nk'uko yangendereye no ku zindi, ngira igitekerezo cyo kuririmba nk'uko naririmbaga. Ariko hano harimo ibintu nsanisha nkanabisobanura, rimwe na rimwe niyo ndi kuri tele mbibwira abantu. Iyo uvuze ngo bazaruhira ubusa ni bande, banza icyo cyumve. Burya tudaciye ku ruhande ni abantu b'inyama n'amaraso n'umubiri, bavuga, bagenda, bahinga, bacuruza, banyonga igare, batwara moto, abantu b'ingeri zose bitwa abantu bazaruhira ubusa. Hanyuma icya kabiri mba mvuga Satani n'abadayimoni ko bazaruhira iki
kubera iki kuva nabaho ku myaka mfite ntago ndabona satani agenda mu muhanda n'amaguru nka satani n'abadayimoni kumva ngo abadayimoni ubumvira mu bantu bivuga babasengera bavuga ati mumuvemo mugire gute bivuga ngo abantu baterwa n'abadayimoni noneho njye mvuga abadayimoni ariko bakorera mu bantu urugero abantu bajya banasobanukirwa iyo wandika nkatwe tuba no mu Rwanda wandika uteganya yuko nyine nk'abanyamakuru bazakubaza kenshi bura mu Rwanda abanyamakuru baho bari mu kazi kose babaza buri kimwe ikintu cyose atumva neza araza akakubaza simbizi niba no mu bindi bihugu bihari ku buryo uvuze n'amagambo wenda adasobanutse baragusobanuza mpaka bumvishe nimba ari byo cyangwa bakakubwira bati ibyo bintu wararengereye jewe rero nk'umuntu iyo maze kwandika amagambo ntekereza ati bambashije nasubiza iki ariko mva urugero nahaye nko kuri indirimbo kuvubayeho nturumva bavuga ngo umwana yishe nyina warabyumvishe kuvubayeho nturumva bavuga ngo umubyeyi yishe umwana ndenda kukubaza nturumva abantu bavuka n'umwe yishe undi cyangwa barwanye none se uko utekereza umuntu akwiye kwica umwana yabyaye cyangwa umwana akwiye kwica umubyeyi wamubyaye ko karamutse atatewe n'abadayimoni ari muzima umuntu muzima yabikora nimba atabikora rero ni satani uba wateye ariko agendeye mu muntu bisobanura ngo rero njye mvuga ngo bazaruhira ubusa satani n'abadayimoni ariko bakorera mu bantu bivuga ngo ba bantu babemerera satani ikabarikamo ikabakoresha bazaruhira ubusa barya bafite urwango banga kerizo ubona umuntu ushobora kuba kwanga ataranakubona ku buryo ushobora no kujya kuri radiyo agahita ashaka indi aba yumva ati haje wa wundi turya simukunda njyewe n'umuntu avuga ngo njyewe ngo amaraso yanjye ngo nakorana naye ngo simwiyumvamo umuntu ntiyagututse umuntu ntiyakwimye icyo wamusabye nturanamubona umwanga gute abo ni abazimu n'abadayimoni bakurimo ariko wowe nabo muzaruhira ubusa ngo karya kagabo singakunda ngo nanga mbese ukibaza ariko wanga umuntu utaragize icyo agutwara wowe wumva wowe uriho ahubwo ni satani uriho muri wowe burarira ndirimbo nyiririmbana n'umujinya mbona nababaye nyine niyo nyiririmba mbona mfitiye icyizere Imana nkavuga ati satani wakwaritsemo Imana izaguhondana nawe muzaruhira ubusa abantu bameze gutyo barahari kandi benshi jewe ubwanjye maze guhura n'abantu barenze umwe bakampingera akambwira ati narakwangaga ati naranakubona ati numva uri umuntu utagira imbabazi umuntu yigeze kubimbwira ari n'umuyobozi ariko icyo gihe abimbwiraga ameze nk'unyihanaho hari indi ndirimbo naririmbye ngo arayikunda none ashaka ukuntu ari bukunde iyo ndirimbo akayifatanya n'urwanga asanzwe anyanga abona ntibikunda arabanza nsaba imbabazi arambwira ati nategaga indirimbo zawe amatwi nkumva ndakwanze ati nkumva uri umuntu utagira imbabazi ati ufite nk'abantu wijunditse ariko atarambona ahamboneye ngo yumvishe ukuntu nganira atari kuzi ko uri n'umwana mwiza ibaze igihe yari amaze atazi ko ndi umwana mwiza anyangira ubusa kubera ikintu cyari kimurimo cyitwa nde satani n'abadayimoni nuwo uwo muntu kuko umwuka w'Imana utabangikana n'uwa satani aba yararitswemo na satani akagendana urwango hakaba hari umuntu ushobora kukwangira ukureshya hari umuntu wakwangira ukusa ntiwiremye nawe ntiyiremye nta n'umuntu wihitiyemo kwamera kumva rero umuntu abigira impamvu yo kwanga Tewo cyangwa kwanga runaka Karori na Korode na Marigarita uko babonye ngo ukumva ngo utabiyumvamo si wowe ni satani uba muri wowe ni wowe na satani nimwe mugira urwango niyo mpamvu muzaruhira ubusa uyu ahubwo kuri iyo nyigisho ko bite byawe iyo ni indirimbo ubu byabaye inyigisho ikomeye cyane ngira ngo wenda mu buzima hari ukuntu Imana irimo umuntu ikamushyiramo icyerekezo ikanamuha no kuba yagira icyo amarira abantu ejo hazaza murakoze umuntu yumvishije ibyo bintu akavuga ati izi ndirimbo zirimo inyigisho ikomeye hari amagambo akomeye cyane nimba bitari ibanga reka dusubire gato cyane nibaze Tewo nzi mu buzima bwe ubu tuvugana uyu munsi ubu umuntu uri ku rwego ruri hejuru umupapa ufite umugore n'abana uri ku rwego ruri hejuru cyane mbese babyita ngo ufite umuryango ufite umuryango wagutse
reka tugaruke gato cyane ubundi iyo wibutse kera kukiba hano Kabarondo reka mere hasi gato cyane iyo wibutse kera kiri Kabarondo kuri wenyine ni biki wibuka ukavuga uti ibi bintu bisubiza inyuma navuga ni ibi bintu man ntabwo nzabyibaye kuva nabo kugeza uyu munsi sinzabyiburwa nubwo nazagenda ariko nibura ubuzima bwanjye ibi bintu nabiciyemo nabibayemo kandi byangeza ahantu bituma nanone harahongera kumva nkavuga ni nubwo nabangeza haca bugufi nkavuga ni Imana babarire hari igihe nibagirwa nanjye ubwanjye katugaruka aho hantu cyashibazara icyambere iyo uvuga ngo ibi bintu banza wibaze ngo ni bingahe cyangwa birangana iki ibintu ngewe nakibuka n'umutima wanjye ngira ngo nanabyibuka umutima ugahungabana wari amahoro ni byinshi ahubwo ndabinyuza muri izi mvugo nk'ebyiri nakabaye mpita mvuga ngo byagenze gutya ariko reka nanjye mere nko gusubiza inyuma ariko si ntago uri bugire icyo uvuga ndasubira inyuma mvuga nagira ngo nkubwire ngo buriya iyo umuntu ari mwarimu njyewe aho uko ntekereza nanjye wangaho mbiherukira ariko si byo ahubwo uko ntekereza umwarimu ajya kwigisha isomo yize nibyo nanga si byo umwarimu wigisha igifaransa nuba yarakizi nawe akizi yarakize akizi uwigisha icyongereza neza bakamutoranya nuko abazi icyongereza kandi ntabwo tuvuge nk'abigisha hano ntabwo bafata umwongereza ngo ave mu Bwongereza aze kwigisha hano ku ishuri ahubwo hari umuntu wize icyongereza cy'Abongereza ku buryo nawe yakigisha abandi hari umuntu wize imibare ku buryo nawe yayigisha abandi ngiye gutanga urugero wenda abantu ntibagire ngo mbiraseho je mfite umwana w'umuhungu nagakunda kuza muri social media ni nawe mukuru mu bana mfite rimwe twabaga i Bugande yiga ku kigo mu Bugande ari umuhanga ngo azi imibare none ngo azi imibare cyane kugera ku rwego yasoje primaire mu gihe barindiriye rezilita ngo bazamenye uko ibizame bya leta byagenze abarimu baramusaba ngo agaruke ku kigo kuko bigaga babayo ngo abe yigisha abandi bana imibare nongo yabonye akazi ataranarangiza kuko azi iki imibare ndanamutanga asubirayo rezilita ziza yarabaye wa mbere abona na buruse bayibona ari babiri ku kigo umwe ari umwene gihugu undi ari umunyamahanga tekereza nk'uwo mwana iyo mibare yigisha sije wayimwigishije kuko nje nta mibare nzi sinanize bavandimwe mu nkuriki ariko nimba ntanze urugero runyerekeyeho byonyine niyo nahera kuri icyo nkavuga ngo nkanjye utarize nkita ntekereza n'impamvu yabiteye nk'amafite umwana wize ku buryo bamukenera ati ngwino wigisha abandi bana imibare urumva icyo kintu cyonyine ngitekereje nagitekereza umwanya munini ariko nshatse kukumvisha ngo jewe message ntanga niyi bintu naciyemo noneho niyo masomo niza iyo mbwira umuntu ngwira guhumurije humura ibiteye ubwoba birahari ariko iminsi yawe yirabaze nta kizakuraho n'umunsi umwe ni ibintu mba nzi neza ko impamvu nguhumurije nkakubwira ngo ibiteye ubwoba birahari mba narahuye nabyo mba narabibonye mba mfite impamvu nzi ngo ibiteye ubwoba ni ibiki buriya nsobanura ibiteye ubwoba wasanga bambwira ibiteye ubwoba hari n'abatazi ibyo ari byo hari umuntu uzi ko ibiteye ubwoba ari ukuburara ariko twebwe twaraburaye rimwe kabiri gatatu kane ku buryo watinya kuburara rimwe twe twarabigize ingeso urumva ibyo ntibiba bikinteye ubwoba ariko nzi ko bihari n'urugero hari umuntu uzi ko ibiteye ubwoba nyine ubwo ndakubwira wenda akavuga ati kuba mfite diplome ntakaza kumva biteye ubwoba ibyo ni bito hari abantu batagira diplome bitanateye ubwoba kandi biteye ubwoba bihari ahubwo kuba iminsi yawe ibaza hakaba nta ntoki zakuraho umunsi umwe nicyo mbanje kukubwira ngo ubwo ibiteye ubwoba byaba bidahari hari iminsi yawe ntawe uzagira icyo ayihinduraho ubwo bivuga ngo mu biteye ubwoba uwakugeneye iminsi afite ukuntu azabigenza akurema agatima
rero njyewe ibintu ntekereza nsubije inyuma ubuzima naciyemo nibwo buhora butuma mvuga ati Mana ubundi jyewe ndinde. Wajya no mu by'ijambo ry'Imana ugasanga abantu bameze gutyo babayeho. N'uwitwa Dawidi ngo ajyaga avuga ati nkanjye ngo akigereranya n'intumbi y'imbwa kandi ari umwami. Haravuga ati ubundi nkanjye ndinde nduwo kwande wo kuba warangize gutyo kangira gutyo none yo nibutse ko hariho n'abageze ku rwego rwo kuba abami nsanga ibyo nabaye atari ibintu binini cyane ku by'Imana yakabaye igira umuntu gusa nkabishimira ko yabingize abantu babona ntabikwiye ariyo yabonaga ko mbikwiye nanjye mbona ntabikwiye. Wena reka mbwira abantu badukurikiye kuko wavuze ngo dushobora kubwira n'abasakara n'abambwiye ngo nasati hari n'ahandi wavuze nyine izina bivuga nyine wenda hari umuntu udukurikiye nshobora kuvuga ibintu ntabyumva ariko reka jyewe harimo n'ababyumva. Reba utarigeze wiga ngo ugire n'impamyabumenyi nimwe cyangwa certificate mu mateka ukaba udafite umuryango ukomeye kuko ubaye ufite umuryango ukomeye waba warize buriya ahubwo reka ngucira umugani wenda mbihwanyirizamo ariko ndagumana nabisobanure. Baciye umugani nimba ari abanyarwanda ba kera cyangwa bubu ariko wawuciye wese nanjye sijye uwuhimbye baravuze ngo ubwenge bw'indushyi ibwigira mu miruho inyuramo ngo ariko umwana w'umukire arira ku cyubahiro cya se. Bavuga ngo ni mwene nde ni mwene runaka nimurebe uko mubigenza n'uwo kwa hari rero batarabokwa hadahari urumva abo nabo ubwo ya miruho yabo banatangiye kera kuko badafite babandi nabibaho ubwenge nabo mu miruho yabo bigiramo iki ubwenge. Nari nshatse kuvuga iki jewe utarize jewe utagera hana ampulisi n'inkomoko yanjye ntiyuzuye kuko hari ababuze jewe ntabwo inkomoko yanjye yuzuye 100% kuko nshatse kuvuga ko mu miryango umuntu akomoka mu miryango ibiri umuntu agira iwabo wa nyina akagira n'iwabo wa se aho ni ahantu akomoka hombi kwa nyoko uyu ni kwa nyokorome no kwa so kwa baso wanyu no kwa baso nyogosenge hakabaho no kwa banyokorome na banyoko wanyu ni ahantu habiri nimba ariko namwe mubizi je niko mbibara hamwe ngiye muri aho ntihahari bivuga ngo n'inkomoko yanjye ni nk'ahidahari kuko ntiyuzuye. Jewe rero umeze gutyo utaragize amahirwe yo kwiga habe n'iyi mishinga ifasha indushyi n'imbabare nk'ubu njya ngo compassion nkumva ngo World Vision ngo wadisibiki imiryango ifasha imbabare yose uzi yabayeho n'indushyi n'imfubyi kuva nciye ubwenge yabaye mbere n'iya nyuma nta wigeze umenya nta wigeze umpa amahirwe. Bivuga ngo giyo nitekerejeho nakabaye mbaye nkiriho nabwo ntarapfuye kuko amahirwe menshi yarayo gupfa nkanapfa nabi. Urupfu rubi rw'agashinyaguro ntazi uko kameze abantu wenda n'agashinya urupfu rw'agashinyaguro ntibaruzi nta n'uwarusobanura kuko ngira ngo rurimo nyinshi ariko buryo urupfu rwo gushinyagurirwa n'ubuzima rwo kubura kugira no kubura ububwira n'utakira ni urupfu rubi kuruta wenda rwo kugongwa n'imodoka wenda ugasandara wari wariye waruvuye nko muri biro warusanzwe ufite icyizere cyo kubaho. Hari n'umuntu umenya utakaza icyizere cyo kubaho akazarinda atanabaho mbese yarapfuye kera akaguma apfa yumva apfiramo apfa urwo ni na rubi cyane ugapfa wifuza gupfa wacyumvishe icyo mvuze ukabura ukugira burundu ukabura ubaza burundu ukabura aho ugana burundu ukabura aho werekeza ibitekerezo ukanarinda upfa n'ubundi witeganyiriza gupfa. Ubwo ndi kuvuga njyewe wa wundi uvuga ngo jya wicara ngo kumva ngo ugatekereza ngo mbese uko nguko none utekereza uwo muntu kwibona uri nko ku kibuga cy'indege bundi hari ibintu abantu muvuga nk'umuntu wavutse agasanga iwabo bamujyana mu ndege bamuterura bamwicaza mu ntebe kuko njya nsanga mu utwana ukagira 15 bagutembereza i Nairobi bakugarura mujya muri Amerika mugaruka iki kiganiro niyo utacyumva nta kintu bimbwiye
kuko bimeze nk'ibitakureba urukumva umeze nk'urukumva umunyamahanga urumva atari n'umunyarwanda kuko ntago twese twagize amahirwe angana kandi sinkwifurije ibyanjye ahubwo nakabaye nifuza ibyawe niko ubwo ndi kuvuga ukuri reba rero wibonye nko ku kibuga cy'indege waravutse gutyo ntekereza ko urugendo ku isi ruhenze ni urw'indege kugeza uyu munsi niba rero n'ibindi bintu bihenze ntago wenda mu Rwanda bihari nzi itike ihenda cyane itandukanye n'izindi tike zitwara abantu mu ngendo ni iy'indege niyo yaba igiye hafi niyo yaba igiye kure itike y'indege irahenda kabiri kwisanga ukabona uri ku kibuga cy'indege uri wowe nyine wa wundi wambwiye ngo iyo mbyibutse ugasanga nk'abantu bari ku kibuga bagutegereje n'igishyika bafite indabyo bategereje umuntu wakataraboneka ariko se koko nibyo nakataraboneka nuragonga buri abantu bafite utuntu bihaye kandi mbabwire bimwe n'ibintu mwigirisha bamwe nibyo bigirisha bishakamo ariko hari n'abantu baba babikwiye hari ibintu bishobora kukubaho byiza amarira akaza njyewe kubera imibabaro yanjye ikomeye hari igihe kurira binanira ahubwo nkumva nabaye nk'igiti nkumva sibyo nkumva niyo narira ntabwo byaba bigeze kuko mbyumva nkafunga umutsi nkifata wowe biba byarenze kuri kuvuge nko guturika umutima nyine ugashaka ukuntu wihagararaho kuko nta n'impamvu yo kurira amarira y'ibyishimo abantu bayagira kenshi harimo n'abayahimba genda bizi neza ko hari abantu mwishakamo ibyishimo n'amarira kugira ngo ubu none haje na kamera haje n'iki kugira ngo abantu babone ko nyine ibintu bagukoreye byari ibintu bya hatari umuntu arifata muri anniversaire akarira kuko bamuzaniye keke wowe urarira sibiki ngo wagwije imyaka usanzwe uryama neza urya neza wabyutse urya neza uraza guteta ngo urarira hari umuntu no kurira binanira kubera ibintu bibaye nkanjye n'abandi bameze nkanjye utarava kuri ako kantu ntago mpava urahamvana unjyana ahantu waba waragiye ku ndege bwa mbere ukigera bwa mbere wagiyeho icyo gihe byagenze bite ugiye kurira indege uyijyamo uyivamo uragaruka icyo gihe umeze utebya oya nurira indege bwa mbere ntago hagiyemo kugenda no kugaruka hagiyemo kugenda gusa mpita ngeraho ngiye kuko jye nurira indege bwa mbere navaga ahantu nta mu gihugu ntago yari ifite arena retour ariko nyuma izo nateze zose zarimo arena retour cyangwa retour sinzi uko mubyita nyijyamo icyambere umenya kuri bugende mu ndege mbere yo kuyijyamo uko byagenda kose ntago bagutwara uhumirije ngo ubone uri mu ndege wenda hoho wahita ugira ikibazo ubimenya akarutangira kwiyakira hakiri kare ahubwo ufite amatsiko uti hameze hate kubyiyumvamo rero nani maze njye nagiye mu ndege maze kubona ibindi bitangaza byinshi bitari bifite icyo bimbwiye ku kujya mu ndege oya nako kujya mu ndege cyari kiri gitangaza Imana yari imaze kunkorera ibindi bintu amaso yanjye yaramaze kubona byari byaramaze kurenga kujya mu ndege aho rero ni hamwe ibiganiro bijya birambuka bikaba birebire kandi nagira ngo nkubwire ngo abo tubwira barumva abo tubwira bateze amatwi abo tubwira barumva ibyo tuvuga kujya mu ndege ntabwo cyari kikiri gitangaza ahubwo nkigize kimwe mu bitangaza mbari cyo mvuga ko nicyo kikiri gake mu gihugu cyacu no muri Afurika abantu bapfa batagiye mu ndege ni benshi batageze no ku kibuga biracyari ibintu by'umwihariko w'abantu bamwe ntabwo twatinya no kubivuga biracyari umwihariko w'abifite n'abishoboye n'abafite imiryango ikomeye nk'abategetsi n'abandi ntabwo birabi bya rubanda rugufi hari n'abatitegera imodoka batabibasha kavuga ati kugira ngo mve sakarangi Kigali ngaruke ntayo nabona kandi ariho arahumeka
ariko uwo muntu namubwira ngo umenye ko wabona imbere mu minsi iri imbere ntazi uko ingana uzabujya no mu ndege kuko Imana yabikora. Abyumvise nkundi jambo abantu bakunda kuvuga barivuga nk'irisanzwe ariko ntirisanzwe rivuga ngo Imana ntirobanura abantu ku butoni. Oya ariko nararisanze nariririmbye nko gurisubiramo. Imana niyo yonyine itarobanura abantu ku butoni ariko abantu n'abadukurikiye bararobanura. Uzajye no bubukwe niyo bwabo bw'abakene urebe harabo bicaza n'abaguma bahagaze cyane rwose. Abantu kurobanura ku butoni ntago ari ibintu barinda kubaza ngo ni baremanye nabyo, ni kamere bafite mu zo baremanye. Kurobanura ku butoni wamba bari karirimba ko akakanda gakunda cyane. Imana ntirobanura ku butoni kandi ntijya yitiranya amazina abagutega kare ako kantu katuririmbireho ihangano karirimbire no karirimba. Ngize gutya nkweretse kabiri rira jambo ndiririmbya ka ngira igitero cy'indiri apana igitero ngira amagambo reka nyita amagambo kuko kubigira igitero ninjye ubihitamo cyangwa rofore. Ngira akavuga ngo Imana ntirobanura abantu ku butoni ahubwo mu isi yose uyubahira mwemera uko waba uri kose upfa kuyubaha ibindi ntibikureba wowe kemura icyo. Aho nuko utarobanura ku butoni. Nkongera nkanaririmba ngo Imana ntirobanura ku butoni kandi ntago ijya yitiranya amazina abagutega iminsi ngo uzapfa rubi bazabitegereza babibure kuko ivuze ngo baho ntibivuze ngo pfa. Dore izafata mpiri byishyira hejuru imivumo y'abakwanga ntizagufata kuko bavuma rimwe igakuba kabiri ikaguha umugisha. Nyiricyubahiro ni mu mwongera ikindi. Murakoze simaririmbiye tubiri wansabye kamwe. Ahubwo mbwira abantu bavuga ngo ibyo bibaza ngo se koko ibyo bintu byamubayeho ndakubwira ukuri manitse ikiganza wowe undeba cyangwa unyumva ibyo mvuga biroroshye kuruta ibyambayeho. Hari ibyambayeho ntavuga do ndakurahiye nihwereye nyuma y'ibyo mvuga abantu bumva byaba bitaranabayeho. Inyuma yabyo hari ibindi ntashobora kuvuga sinanatinye kubivuga nabonye atari ngombwa nanabivuga ntakirirwa mvuga ku buryo mvuga ati ibi nzabipfane naho nari amabuye nzabyihorera. Erega hano turumvwa n'abanyarwanda gusa nta muntu uri gutranslatinga mu kindi kirimi. Abanyarwanda rero ndi kubwira ndabaza mbamazemo kabiri. Acyumvishe icyo mvuga je ndi umunyarwanda bibaye kuvuga ngo pire byaba ndibyo je naba ndi umunyarwanda utavangiye ngo wenda ni umunyarwanda n'umurundi ni umunyarwanda n'umutanzania ni umunyarwanda ndi umunyarwanda wo mu Rwanda wahavukiye ndahakurira nta n'ahandi hantu nteganya kuzajya keretse Imana abaye ari yibiteganya. Muri gahunda zanjye numva nyine iwacu ni mu Rwanda imyaka umuntu amara ku isi agize amahirwe yo kuyimara ni inyimara nyine nzahava nzagumaho cyakose nyobeho nzajya we numvishe ntazi ibyari byo ngo nzahava ngo nzahaguma atu nibyo ngibyo. So ngira ngo wenda abantu badukurikiye mu kiganiro kuri channel ya Ayo TV benshi bagumeje kumva tuganira ariko ubundi iyo uri mu rugo n'abana bawe bakubaza iki cyane akenshi ibintu bakunda kubaza by'amatsiko bigendeye n'uburyo bakuzi bakumva hanze ibibazo byinshi bakunda kukubaza ni ibihe. Ntago buriya ntago abana bakunda kubaza ababyeyi cyane none kuko ngiye ibintu byanjye nkunda kubivuga ahubwo bo iyo nagiye nk'ahantu nkabivuga barabiseka. Iyo nkavuga ngo twaryaga ibivuzo none ntibanazi ngo ibivuzo ni ibiki mutagira ngo imibabaro ni ya buri wese. Nje narababaye cyane ku buryo twaryaga ibivuzo cyangwa tukabinywamo urumva ariko abana banje ntago bazinga nabyo barabona mu rugo rwanjye. Icyo kintu kiguha ibyiringiro wowe unyumva nawe undeye ko uyu munsi waba ubabaye ariko wenda bagukomokaho ntibazababare
kuko njye natangiye imiruho mfite imyaka nk'irindwi ariko uyu munsi mfite umusore w'imyaka 17 nta nubwo azinga imvunja n'iki imvunja yo mu rutoki umwana umwe yagiye kwa nyirakuru kuko ari hano hirya avuye i Kigali kandi no muri Kigali ntabwo turi abakire cyane bakabije ariko nyine tubi Kigali n'ubuzima bw'i Kigali ntabwo bumeze nk'ubwo mu cyaro hamwe na hamwe kuko no mu cyaro cyangwa n'ahatari Kigali hari ubuzima bwiza n'undi hariho n'indi migi itari yo mu cyaro kandi ubu ntekereza ko iki byaro byose byo mu Rwanda abantu bagenda babagira inama ariko ntago imvunja wayibura ahantu namwe wayigwaho ntiwabura aho yigwaho cyangwa n'ibindi bibazo nk'uko inzu zibagwaho abantu ni benshi bindushye n'imibabaro Imana igi batabara inyure mu bantu cyangwa yiyizire byose yabikora ariko ndenda kukubwira ngo umwana umwe yarwaye imvunja arangije ayibonye rero imvunja igaragarira kwigaragara none kuko nta wundi wari uyizi nawe atayizi ubundi abana bose akajya begeranya akavuga ati kugira ngo murebeho aka kantu mfite mutagira ataza akariko nawe mu rugo abana ntago basangirira ku isahani buri mwana bamuhibye ibiryo biba bihari barakwarurira nawe bakakwarurira nabyo kwirirwa bacurana akora amavuba ngo batabimara buryo gusangirira hamwe nukuba byabaye bike ubona utabagabanye uti mwirwaneho ni nako twaryaga kera ariko bigera ku rwego umwana yakifatira isahani yashaka akabana bishyize hari akabanza akaba yirebera game yirebera akaza kubirya byahoze ariko nubona bashira ku rusani ngo musangire biba bikiri bike ibiryo bihari umuntu afata ibyo ashoboye noneho akajya babwira ati kugira ngo urebeho nuko ugabanya ku biryo byawe ukabanza ugashyira hari umufungo none arabanza akabatondesha umurongo umufungo bashyira hariya yarangiza ati mutonde umurongo rero uzurebaho ugenda kumvunja yari umukobwa noneho rero urumva ageze aho bashaka kuyireba buri munsi noneho rero irakurika agizana n'umusatsi yaba yajeho umusatsi atubu noneho muze murebe kakantu kajeho n'ururabyo bakaza noneho rero abaje kureba karabyo sinzi uwakozeho karagwa kavuyeho rero ndavuga ati njye narinje kureba karabyo imvunja narayibonye nsubiza ibiryo byanjye numva bari kurwana nk'uwo mwana ntazavuga ibintu mvuga n'ibintu mvuga yabihinyura yanakumva mwaye kuba mbivuga ndise ariko buri muntu n'amateka ye ibi nabyo bibera abantu isomo reka ntago kwiga ari ukujya kaminuza mu Buhinde gusa hari n'abantu bazajyayo baze badupfira ubusa ntibagire icyo batumarira kandi ibyo kwanza baranahari bazajyayo kandi simbabujije kujyayo ni byiza gushaka ubumenyi none se ntabavayo ntibigire icyo bimarira societe bikanga nubundi ukangirika mu bundi buryo uzi icyongereza neza n'igifaransa n'ibindi ariko nabwo ntibikunde nongo ibituba turimo turi kwiga uwumva arumva utumva rore jewe ndi kurira no kuganya ndi kuvuga amaganya n'agahinda ariko nkavuga ngo abari inyuma yanjye ntabyo bazi nabo nibabura challenge mu buzima urumva dore ko mfite n'abana benshi kuko impamvu mbita benshi nuko barenze urugero rwo bavuga ko dukwiye kugira ndanabishimira Imana yabampaye inanyongeye n'abandi nabemera ikama n'ibyo kubarera nkuko n'abandi batangiye kwigira hejuru ariko icyo nenda kuvuga natwe nitubura ibiducanga mu buzima shona kuza mu rugo ukabona n'umwana nanjye yambaye n'inkweto yacitse ntarabona yo kugura indi ariko we ntago yageze ajya kurya ibivuzo yanabihingiye nibura we yaravutse asanga itara riraka twebwe ntitwageraga n'agatadowe ninjye wakuze ndakigurira nimba ushaka kugira ngo wumve ibyo nibuka ni byinshi gutunga ibase mu rugo rwa Mukamushumbe Esperance yitabye Imana ntakiriho ninjye yasizeho mukuru n'agashiki kanjye nako muri ibi bihe kari mu bibazo kafunze kari mu nzu y'imbahe ariko icyo nenda kukubwira ninjye wakuze nigurira ibase mu rugo wowe waravutse usanga baguze yo kugukarabirizamo je narakuze kubera kutabona ibase ndakurangira ubushobozi bwo kuyigura bari byo yigura agatara kagatadoba ninjye wakaguze kugira ngo iwacu hakura umuri ninjye warucanye ariko ubona bya yaravutse asanga bakanda ku gikuta urumva itandukaniro havuka abona iteremusi bamushyiramo igikoma akanywa havuka areba televiziyo igikomere igikoma wajureka ukinywa se ibyo byarimo oya gusa icyo nakunze nuko Imana imenya ngo n'abatagira shinge na rugero ariko buri kuntu Imana ibesha abantu
ubu hari umuntu udukurikiye uri mu bibazo nko mu myaka 5 cyangwa 10 uzaba avuga ati nakomejwe n'ubuhamya numvishe te wavuga ati nanjye nigirira icyizere none ndi umugabo njye nanjye guhura n'abantu akambwira ati jewe iyo udatanga ubuhamya sinari gukizwa atariko nshingiye ukuntu nabonaga bimeze kandi icyo gihe nawe yabonaga binkaze nanjye nyifite ibibazo ariko bitaboneka abantu ari njye ubizi ariko Imana iguma inzamura buriya reka nkubwire ureba nawe mu myaka nk'ingahe ntago ndi buyivuge kuko umuntu yakumva ari na kera kandi kuri jye si kera ni vuba reba kuba urabaye nk'umukarani mu isoko wisuma imizigo y'abantu usunika ingorofani ego umuntu umeze uri muri buriya buzima uhinga imibyizi viziyo ye buriya ubwonko bw'umuntu bugendera ku byo bukoresha ibyo ukora nibyo bituma ubwonko bwatekera ibirutaho biba birutaho ibiri hafi yabyo ibimeze nkabyo ni ukuvuga ngo usanze umuntu ari ku rwego rwo gupatana gucukura amatuwarete guhoma amazu guhinga imisiri uwo muntu ntabwo ushobora kumubwira ngo nyereka agatabo ka banki ndakurahiye do nta banki uwo nta konti agira nimba ari umuntu uhinga ku kiraka akamesa imyenda ari uko avuye kwishyuza umusiri ntabwo azi nimero za konti n'ubwonko bwe rero ntibwatekereza ibirenze ibyo arimo ariko tekereza umuntu Imana ikura ko gusunika ingorofani ko guhinga imisiri ko gucukura imisarane kwisuma imizigo niyo mirimo nakoze cyane ukagera ku rwego utunga imodoka wiguriye harimo hagati harimo imirwano imeze nko kubaga no gukeba mbese reba kugira ngo uzagere ku rwego ahantu waba waranyuze ni nko kumena amaraso byaba birimo nko sinzi ukuntu ngiye mbyumva ariko umuntu abitekereza kugira ngo uve muri iyo myumvire ugere ku rwego utunga imodoka guhera ku ipine guhera kuri buri kintu cyose yawe igomba gupfa ukayikoresha ukayibonera esansi kugeza aho ugomba kujya hariho hose hanyuma warasunika ingorofani kuva ku ngorofani kugera ku modoka intambara iri mu genda do ni amaraso mu bundi buryo ariko wanayava byanyabyo birenze mbese ni imirwano ku buryo haba harimo n'imibare yo kugwamo utageze aho wajyaga yes ubwo umuntu ibyo birumvwa n'umuntu wumva cyane nyine atari umuntu ubanza kumvirana no kubaza urugamba rurimo n'urugendo uko rumeze aho biva naho bijya nta shuri ugira nta muryango njyewe nta mfubyi mu bintu byambabaje wenda bizumvwe n'abantu bake kuko niyo benshi abantu sinyibagirira icyizere cyane ni bakeya nabwo Imana igenda impasinze aho bari kuvundi ni narababaye nko basibye ku ikarita abantu ku ikarita yanjye ariko ni nabakuyemo ariko reka nkubwire mvandi ndakubwiza ukuri nkunda kuvuga ngo umuntu abura umufasha hariho nabiyita ngo ni imiryango ifasha imbabare umuntu abura umufasha harimo abantu bavuga ngo hari ibyo bari byo ngo nabanyemuwe n'abanyembabazi ngo nabatabazi waca ukabura na hamwe ukarinda ubwo ubirwara nk'indwara nago iyo mvuze nago birangira navuze n'ungirira gutya ntibari baharize nurumva igitangaje hari abantu bakabaye baramfashije icyo gihe batamfashije uyu munsi bameze nabi kuruta uko nari imeze kandi buryo wenda iyo bamfasha nisiko baba bameze wenda iyo mirimo yari kuba yarabahengekereje nako guhengamamo cyangwa nanjye bafashije mfite icyo mbamariye barahari batamfashije bakabaye baramfashije tunaziranye banahari babaye bariho nabi kuruta uko nari imbayo kuko batafashije nimba wumva wowe wumva uneze amatwi nimba ufite icyo wafasha ubona ko ukwiye gufasha wirindira ko akubwira ngo mfasha hari igihe atanagutinyuka kubwo kugutinya genda ufashe kuko ejo nawe waba ukeneye ugufasha uriya wanze gufasha kandi wari kumufasha akagera hagera ukazakenera ubufasha nawe afite icyo yagufasha ibi bintu biri kumvikana cyangwa ndi gushwana cyane merutse kujya mu gihugu kimwe n'icyo Burundi naheruka mpurirayo n'umuntu ngo twaherukanaga 2008 urumva ko haciye imyaka irenga 10
ngiyeyo ndaririmba abantu bahuruye bakoma amashyi bakoma induru bifotoza barya amaserifi telefone zaraje ngo nta foto nta cyabaye ngiye kumva numva umuntu warambwiye ati ndagushaka ati ngwino hano ku ruhande anshyira ku ruhande arangije arambwira ngo kuki uri umunyabinyoma nanjye ndamubaza nti se ni ikihe kinyoma wambonanye bitumye nywa n'amazi ibintu uzabikatenga uzabireke nyanywa iyo umuntu avuga igihaha ngira ngo kiba kirimo nacyo gikora cyane hanyuma kuki unyise umunyabinyoma aravuga ati jyewe undeba hano ndi umunyamategeko nakujyana no mu rubanza akurega sorry ndavuga nti se urandegera iki aravuga ati jyewe waje hano mu 2008 mu mategeko nkakurega ndi nize amategeko ndi umuntu mfite ibyo nzi nake avuga ngo waje hano muri 2008 utwicaza iminsi 2 uduha ubuhamya uvuga kuri indushyi uvuga ko utize uvuga ko utagira ababyeyi uvuga ko wapfuye ukanuka ukabora ugapfa ati tugufata uko turarira abantu twizera Imana yafashe umuntu nkawe atarekeje ubundi nateze amatwi ikiganiro wagiranye n'abanyamakuru numva uko bakubaza nuko basubiza ati nsanga nta muntu utarize wasubiza ibyo bisubizo kuki watubeshye nta muntu utarize ati nabwo wize cyane ati wize sinzi n'isomo yambwiye ngo naba narize ati ibibazo basubiza kubaza abanyamakuru babyize babanyamwuga sinzi nago mbyibuka nje burumva yari yampahamuyemo gakeya ne navuze ati ndapfuye none Burundi baramfunga arambwa ati ntibibaho kubera iki yiyumvamo ko mfite ubwenge kandi yarazi ko ndi ikigoryi hano ndenda kuvuga iki Imana yagukura ku rwego nk'urwo ikakugira ukumeze njewe ibi mvuga ntago nenda kugira ngo bimbeho simbikeneye ariko niyo wanjyana mu nteko ishinga amategeko bakazana ingingo yo kwigaho umpaye mikoro nabona icyo mvuga kandi cyumvikana nabaza ikibazo cyangwa ngasubiza ikibazo kubera ko ahanini ubwenge nibwo bukuru kuruta ubumenyi uramutse ufite ubwenge n'ubumenyi biratebuka siko mbitekereza kutavuga ni yego rero ibi bintu nkubwira nkavuga nkahora mvuga ngo kuba nta wamfashije njye mbona ko iyo mbona ubufasha buke gusa wenda nari kuva mu ndi muntu utari natewo cyangwa nkaba ndi natewo ariko unafite indi background siko muyita wenda itameze nk'iyo mvuga biranga abantu bameze nk'uwabarwaye inzika hako ntago nzi ngo ninde kuba nzi ko nta gihe kitagira bishoboye n'ubu barahari ariko dufite n'abapfa je noneho je ndi guhimba indirimbo abantu ntibazanyejundike cyangwa ngo bandakarire mbaye mbateguje je ndi guhimba indirimbo imeze nko kuvuga kuri ibyo bintu narayiririmbye nkuramo amagambo amwe ariko none amagambo nakuyemo yagumya ngarukamo ku buryo bisaba kuyisubiramo ngashyiramo amagambo kuko unyandika uko nayanditse nagiye kuririmba nsa n'ubireka ariko byanze kugenda iyo byanze rero itegeko iyo message bigomba kugenda nyivuze bivuga ngo ngiye kuzakora indirimbo meze nkaho nsubiyemo iyo naririmbye kugira ngo ngaruremo ibyo nayiririmbye nayikuyemo uko yari yanditse ibyo nakuyemo byanze kumvamo ni indirimbo ivuga ku bakene n'abakire n'imibereho babamo n'impamvu yabyo nzayiririmba nta gihe rero kitagira bifite n'ubu barahari barya bagasigaza hari n'abasabiriza kandi ntiyamusaba ngo amuhe aho kubimuhara bimena kandi ntago uzi uko ejo bizagenda cyangwa ejo bundi icyo cyo nkikurahiye atari ukukwifuriza inabi ntawuzi ibyejo bibara bejo rero abantu bakwiye kujya basubiza amaso inyuma ntiwafasha bose ariko gerageza ibyo ushoboye hari abantu rero babivuga gutera hari abantu bafunze amarembo
bahisemo abo bazabana nabo bameze nk'uko bameze, abatameze nk'uko bameze si n'abantu niyo bataba bahari. Nagira nkubwire ngo muri bari yubara nk'abadahari hazavamo abazaba bahari wowe utagihari. Wowe warabaye udahari bo barabaye abahari. Gusa abantu barabyumvisha kandi njye muzatuma njya kwigisha. Ndumva nshaka nko kuzicaza abantu nkabigisha kuko nko kuri cano tuzarebwa n'igihumbi kimwe bibiri. Ariko iyi si yacu y'u Rwanda yonyine ifite miliyoni 10 na zinganye. Nta nubwo ndabona ikiganiro cyarebwe na miliyoni. Ngo abantu batazabyumva ariko kuko uzashyira wenda no kuri radio wenda bamwe bazumvira kuri radio. Ibintu mvuga mba numva bifite rezo, bifite impamvu, nkumva mfite amahane. Ntago ngirira amahane ikindi. Nimba ubuzima ari ugucya ari bugacya bukira bikaba bimeze nka gatebe gatoya. Ejo ubukomeye ejo wundi ukaba wahindutse. Ejo ukabyibuha ejo wundi ukananuka nta ndwara urwaye ntawe ugukozeho. Bakubaza ngo ko wananutse ukajya uvuga ngo ninjye mbishaka atari wowe. No kubyibuha biza gutyo nibirindira kurya. Iyo umuntu wabyibuha agenda abyibuha, nzi n'abakene babyibushye. Nose wabyibuha kurenza 150 utagira imodoka wibyibushya. Wabyikora wowe. Uzi kugenda n'amaguru bizagusaba kubabuka amatako. Nyabewe so babyibushye ntibaba barira. Uzi kuzagenda ugashya amatako karuha ntaho wagera habaye impamvu yo kwiruka utapima. Abana ntago bambaza ibintu byinshi bo bumva nabo ibyo mvuga wenda atari byo. Nese umwana wawe kankubaza akangubwira nk'ikibazo cy'umwana yambajije urahita umva nta n'ibindi wambaza. Umwana umwe w'umuhungu yitwa Eric akiri muto afite nk'imyaka 7 yigeze kumbaza ngo none se papa ngo wowe na mama mwakoze ubukwe ngo bumwe buvuga ngo pi ni twarabukoze. Ahita arira ahita yipfuka mu maso ngo none se ngo ngewe na bebe ko mutatujyanye. Ibyo nibyo bibazo by'abana. Nese we umuntu yarabantiye bombi bari utwana dukurikirana tw'indahekana agakobwa n'agahungu. Arambwa tuzatume tungende imbere umugeni w'umukobwa yitwa Kerere rwose Imana imuha umugisha. Urumva umuntu gukundira abana kumva yabashyira no mu bukwe bwe yakiri umukobwa. Ahubwo byakurutse kugukunda indirimbo zanjye no gukunda umuryango wacu n'ubu turacyari inshuti. Nawe afite n'abana bakuru. None abana bavuye mu bukwe bw'uwo muntu nibwo babonye buka ngo pipi bahita bavuga ko mama na papa bo barabukoze. Nese nyine ko yaburanaga ngo ko tutabajyanye bari bariho. Umva ibibazo nyine by'abana. Nibyo abana bambaza. Abana iyo bambajije bashaka kukubaza umfite undi muto yaherutse kundeba ngo ariko papa bo ntago turabakire cyane. Nese kubera iki ngo reba ngo nkarura rugi haracitse. Urumva rwari urugi rukinze mu karyango kinjira mu gikari ku kageti ko mu gikari nyine atari kuri rembo rinini. Haracitse nyine ryari ibati ariko rikinga rifunze mu byuma. Mu byukuri ari nakaryango keza ukurikijeho nkomoka nabonaga ahubwo ari nk'iburayi. Ariko umwana we yarabirebye ngo ntabwo turabakire cyane. Mfite channel ebyiri. Mfite channel yitwa Theo Bose Babireba official ibaho indirimbo zanjye cyane cyane inshyashya. Nkagira na channel yitwa Ntawe Bitabera TV ibaho indirimbo za kera. Abyumvira ama audio n'ama video. Hanyuma iyo yitwa Ntawe Bitabera TV niyo nteganya kujya nyuzaho n'ibiganiro. Nashatse nko kuganiriza abantu kuri YouTube nzajya njyaho nkore nk'ikiganiro nka gutya ninshaka nkubwire nti nanjye kimpengishireho barebere iwawe barebere n'iwanjye n'urugero ngo haye. Nukeneye Theo Bose Babireba ahamagara Theo Bose Babireba. Nta manager nta mujyanama wundi usibye umwuka wera nta wundi muntu ndashyira ibikorwa byanjye mu biganza bye na cyane cyane yuko nabigerageje bikagorana mbona biranda kunyicira ivuga butumwa. Ubwo unyeneye ninjye akenera turivuganira nkwemereye ku buntu naza nguciye n'amafaranga wayama kuko byombi birakorana na cyane cyane ku buntu gusa bugoye. Baravuze mu Kinyarwanda ngo nimba ari ibiganza bisa nimba ari imunwa musa ngo ntusabire nk'igisigati.
icyo mukimenye. Hari icyo ubona nakumarira, nawe ugomba kugira icyo umarira, tukagira icyo tumarirana. Ibyo byumvikane. Unyeneye mu bukwe, ndi umuntu ujya mu bukwe rwose nkanezeza abantu babutaje, tukaririmba Imana, tugashimira Imana, bose babireba ko bubaye, ko yaturinze, twatabawe nk'ibindi nk'ibyo. Usibye ko n'indirimbo z'ubukwe nshaka kujya nzikora, ariko ntago nenda kuba ubukwe. Njye mba nshaka ivuga butumwa muri ubwo bukwe. Cya kabiri, ivuga butumwa risanzwe wantumira nkaza nkagufasha. Njyewe mvuga n'ubutumwa, nsoma na Bibiliya nkayisobanura. Kugeza ubu ngira na certificate ya Bibiliya. Nicyo kintu cyo koza mu myaka nk'itanu ishize mfite certificate ya Bibiliya. Nayite muri theology, nayigiye i Bugande igihe nabagayo imyaka 2. Mfitemo ibyo nyine nize, biba ari nk'amahugurwa urebye kuyiga neza ku buryo wayisobanura no kugera ku rwego rwa dogitora yayo. Naho rero kugira ibyo umenya nyine ukamenya uko usobanura ibintu, nibura nk'ufiteho nosiyo urumva ko birimo. Na experience mfite mu gihe maze mu gakiza nayo ni diplome. Uwo wajya kubwira ibintu bushyashya yabyumva, kuko umumaro w'agakiza ndawuzi neza, nzi icyo agakiza katumariye. Hari umuntu wajya gukunda no gutera ako gakorasi karavugaga ngo harimo ijambo rivuga ngo kuko tuzi neza icyo agakiza katumariye. Iyo korasi ndayikunda, ariko yanze guhita izitebuka. Hanyuma njyewe nsengera mu itorero rya ADPR, niho n'igigaburo, niho mbarurirwa mu mujyi wa Kigali. Itorero nabagamo na mbere yuko ngira ibibazo nagize, naho nabaga n'ubundi niho nagumye. Buryo ushaka kurinda ubuhamya ugumaho wari uri ntuhunga. Buryo nubona umuntu aceremba ngavuye hajya nabarakana kwepa. Gerera aho byabereye n'undi rongo w'umupira urenge niho urengurirwa. Ni naho nyiri, niho warengeye, niho warenguriwe. Aho amakosa yakorewe niho yakosokeye. Aho nagiriye ibibazo ni naho naboneye ibisubizo. Naho ni nayo mpamvu jewe ku bwanjye mba nsaba Imana ngo muntu wababaye, aho wababariye Imana izagutabariraho. Abakubonye uri imbabare bazakubona uri n'undi muntu utari imbabare, bibe bibiri, bamenye A na B. Nigeze kuririmba akaririmbo mu bigira nka burage kavuga ngo Nyabarongo y'ibiziba, abantu baragaza. None navuzizemo ijambo rivuga ngo abavuze ibya mbere bazavuga n'ibya kabiri. Imana izakugarukaho witinya kuko uzatabarwa, ntago duteye ubwoba n'ibihinda nka kagoma. Urabeho. Aderese yanjye ni telefone. Telefone yanjye ni 0788 62 69 78. Iba muri Momo, bisobanura ngo mobile money. Ikaba kuri WhatsApp, bisobanura ngo wanyandikira. Hanyuma nkagira n'urubuga rwa Instagram rwitwa Theo bose babireba, bifatanye gutyo. Nkagira Facebook yitwa Uwiringiyimana Theogene. Umburiyaho kumbona byakugora. Amatora ashobora gutumira ukagenda naya yose, n'abasiramu bantumiye najyayo bitewe n'icyo bantumiriye. Bapfa kuba bamvumva banyeneye kubijyanye n'impano yanjye, najyayo. Buri torero ryose nirizavuka naravuze ubu buhamya rintumiye najyayo, kuko Bibiliya ivuga ikintu gikomeye. Banza ari indirimbo numvishe, ariko iravuga ngo ibisarurwa ni byinshi, ngo abasaruzi ni bake. Rero nkurikije ibisarurwa n'abasaruzi, natekereje nk'umuntu nsanga dukeneye amatorero menshi yo kuvuga ubutumwa kugira ngo tubone ibisarurwa byinshi. Murakoze. Yakubwiye kera niyo yongeye kuvuga, ibyo yakubwiye byose izabikora. Izakuza muri twibaze kubigoma. Ntuzibagirwe ko wahoze wicaye mu ivu, aho twita ku cyavu hameze nk'ahavuye.